Nshuti bakunzi muteze amatwi Umukiza Gospel, ndabasuhuje aho muri mu mpande enye z'isi mudukurikiye. Kristo Yesu ashimwe. Ngewe muvugana ni Habinshuti Jean Claude. Uyu mwanya rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe, kuko iyo ugiye kuri channel y'Umukiza Gospel uhasanga ijambo ry'Imana ry'umwimerere. Kandi tudatinze tugiye kuganira ku ntambara yo mu mutima. Intambara ni urugamba rwo mu mutima. Urwo rugamba rero kurutsinda ntago byoroshye. Urwo rugamba nirwo tugiye kuganiraho, ni urugamba rw'ikibi n'icyiza, urugamba rw'umutima na kamere. Rero tugiye rero kureba uburyo urwo rugamba rukorwa ndetse n'uburyo urwo rugamba barurwana. Ese uru rugamba rutsinda nde? Muri aka kanya reka rero twifashishe Bibiliya. Haleluya. Bibiliya ni igitabo cyahumetswe n'Imana. Rero reka twifashishe urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice byaho 7. Turasoma umurongo wa 19. Haranditse ngo, kuko icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo nanga, sinjye uba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Mwene data wumvishe iri jambo, uri kumva yuko magambo ni Pawulo uyavuga. Pawulo yari umuntu Yesu yiyeretse, ariko akamwiyereka. Pawulo yari amaze iminsi atoteza arwanya ubwoko bw'Imana, ariko Yesu aza kumwiyereka, aramubohora, amugira umwigishwa we. Ni nk'uko nawe muri iyi minsi ukora ibibi, ariko Yesu uyu mwanya yakwiyereka kandi ugahinduka rwose. Haleluya. Kizima ni ukumwemerera agatura muri wowe, ukamwizera. Byose birashoboka iyo Yesu ategetse. Rero uyu Pawulo yavugaga ku bijyanye na kamere. Buriya muri twebwe habamo kamere. Kamere rero ibintu biyiranga irangwa n'ibibi. Kamere ikunda ibibi. Buriya rero nk'uko inzu yubakirwa kuri fondasiyo, ni nako wowe wubakiwe kuri kamere. Kamere rero muntu iri mu ibyaha gusa, iri mu itegeko ry'ibyaha. Kora ibibi, irakubwira ngo kora ibibi. Kamere irakubwira ngo iba. Kamere irakubwira ngo sambana. Kamere irakubwira ngo tukana. Kamere irakubwira ngo genda ukore ibibi, usayishe, unywe inzoga, utukane, witware nabi, ndetse ntugire n'ikinyabupfura. Ariko noneho hakabaho nanone itegeko ry'Imana ritubwira ngo ntukibe, ntugasambane, ntukice, ntukaroge, ntukagirire mugenzi wawe nabi. Iryo tegeko ry'Imana rero niryo rirakubwira ngo kamere, imirimo ya kamere yireke, ukore imirimo myiza. Ariko kamere ikavuga iti no, njyewe menya yuko ndi fondasiyo yawe, byanga bikunze genda ujye kwiba uhaze kwifuza kwanjye. Ariko noneho itegeko ry'Imana naryo rikavuga riti no, sigaho, kwiba ni icyaha, Uwiteka yanga urunuka. Hanyuma rero ariko noneho wareba mu by'ukuri ugasanga kuko kwiba urabikeneye, ariko nanone kubwo kubaha Imana ugasanga nanone kwiba ni bibi. Ukavuga uti se nubahe itegeko ry'Imana cyangwa nubahe itegeko rya kamere? Ibyo bintu rero ugasanga birakugoye. Haleluya. Muri aka kanya rero reka dushime Imana, kuko Imana yo hari umuti yaduhaye. Haleluya. Rero Pawulo we ibi nawe byaje kumubaho, kandi Pawulo yari yahamagawe na Yesu. Pawulo yuzura umwuka wera, Pawulo akora ibitangaza,
ariko yatekereza gukora icyiza, kamere igahita imubwira iti no, icyiza singishaka, ahubwo kora ikibi, genda usayishe, genda wibe, genda usambane, genda usinde, genda urwane, genda ukore ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ariko itegeko ry'Imana rikavuga ngo ukwiye kunyubaha ugakora ugushaka kwanjye. Haleluya. Rero mwene data, muri aka kanya nagira ngo turebe uru rugamba Pawulo yarurwanya ate. Haleluya. Pawulo we yaravuze ati ntekereza gukora ibyiza, ariko ibyo byiza nshaka gukora nkabona simbishoboye, ahubwo nkashiduka ndi gukora ibibi. Ndetse hariho igihe muri njyewe haba harimo itegeko ry'Imana rimbwira ngo ryubahe, kandi mu mutima wanjye nkumva rwose ngomba kuryubaha, ndetse nkumva ngomba no gushyira mu bikorwa ibyaryo, ariko nkaza gushiduka ndi gukora ibibi. Nuko rero Pawulo aravuga ati none se Mana, uru rugamba ndugenze ne? Uru rugamba ndurwane ne? Uru rugamba narutsinda nte? Nuko rero akibyibaza aza kwibuka yuko hariho umwami Yesu. Haleluya, haleluya. Nuko avuga aya magambo, haleluya, avuga aya amagambo meza cyane. Haleluya. Aravuga ngo yemwe mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Imana ishimwe kuko izajya nkiza kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Haleluya. Nta muntu wabasha kukuvura ino kamere, nta mudogiteri wabasha kuguha ikinini kivura kamere. Ni nacyo gituma ujya kubona ukabona umuntu ahembwa amafaranga akayabo, ariko nta kintu amumarira. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko kamere iramubwira iti aya mafaranga yagura inzoga, aya mafaranga yasambanire, hanyuma aba ari icyo uzacyura. Ariko haleluya, itegeko ry'Imana ryo rigushakira icyiza, rikakubwira ngo ntusibe, ntuzasambane, ntuzasinde, ahubwo ukore ibyiza, unyubahe, ugubwe neza. Rero ibi bintu rero byo gutsinda kamere, iyi fondasiyo umuntu yubakiyeho ya kamere, fondasiyo y'ikibi, iyi ngiyi, kugira ngo ubashe kuyitsinda ntabwo byoroshye udafite Yesu. Haleluya. Ni nacyo gituma Yesu yaje hano mu isi akavuga ngo yemwe abarushya n'abaremerewe. Nukuri twari turemerewe tuzize kamere y'ibyaha, twari turemerewe tuzize umutwaro twikoreye w'ibyaha uturutse ku mwanzi Satani, ariko Yesu Kristo aza mu isi kugira ngo aduture uwo mutwaro. Yewe rero wumva uteze amatwi iyi channel y'Umukiza Gospel, Yesu aragukunda. Yesu ashaka kugutura iyo mitwaro yose wikoreye. Haleluya. Yesu arashaka kugukiza ibyaha, arashaka kugukiza kamere. Iyi fondasiyo arashaka kuyisenya, hanyuma haleluya akakubakira fondasiyo, haleluya, ituma ukora ibyiza. Iyo fondasiyo nta yindi ni Yesu Kristo. Haleluya. Erega Yesu ni urutare, kandi umuntu wubatse kuri urwo rutare, naho imiraba yaza, naho intambara zaza, ni ukuri ntacyo zizamutwara. Kandi haleluya, kamere niza ukareba kuri Yesu, haleluya, kamere izatsindwa ihunge. Kandi igiteye ubwoba cyose ni cyiza ukareba kuri Yesu, ukikomeza kuri Yesu, Yesu azakurwanirira, azakubera ingabo igukingira. Kumbura rero mwene data, uyu munsi uri mu bibazo, uyu munsi uri mu ntambara, uri mu rugamba ruteye ubwoba rwa kamere. Irashaka kukuganza, irashaka ngo ube koronike ku kintu runaka. Birashoboka yuko muri iyi minsi uri kunywa itabi, kamere yawe irakubwira iti nywa agatabi, karakunaniye, ushaka kukavaho, byaranze. Ariko nuko Umukiza Yesu ataraza. Haleluya. Uyu munsi rero niwumva ijwi ry'Imana niwinangira umutima. Birashoboka yuko
wabaye koronike, inzoga zaragukoronije, ariko uyu munsi wa none, haleluya, Yesu araguhamagara mwene data. Yesu araguhamagara kugira ngo niwumva ijwi rye ukingure yinjiriwe musangire. Haleluya. Erega Yesu aragukunda, erega Yesu ni wowe yaje ashaka, kandi Yesu afite umugambi mwiza kuri wowe. Nuko rero umwiringire. Haleluya. Uyu munsi wa none urabona impinduka mu buzima bwawe. Mwene data rero, tutagiye kure, nagira ngo nkubwire ukore subscribe. Haleluya. Kora subscribe, buno butumwa burusheho kugira agaciro. Kora subscribe, ukore na like, ubu butumwa uzagire ku bantu benshi batandukanye. None rero mwene data, urumva ugize ikibazo, nawe se umaze iminsi uri mu rugamba, urwana na kamere ariko byaranze, urifuza kureka ubusambanyi ariko byaranze, urifuza kureka ubujura ariko ntuzi uko wabyikuramo, izera umwami Yesu. Haleluya. Izera umwami Yesu, niwe ushobora byose, niwe warangiza iyo kamere yawe, niwe wakubohora iyo ngo y'umwanzi Satani urimo, yayikubohora rwose. Haleluya. Niwe waguhanagura ibyaha, niwe wakweza ukera de, niwe wakwambura imyambaro y'ubushwambagara akakwambika imyambaro yera. Uyu munsi niwe wagukura mu mirimo mibi akagukoresha imirimo y'icyubahiro. Rero mwene data, haleluya, niba wumva iri jambo ry'Imana hari icyo rigufashije, reka uzamure ikiganza tugufashe, wizere umwami Yesu Kristo. Haleluya. Maze uyu munsi wa none ubona amahoro. Zamura ikiganza cyawe dufatanye gusenga. Mwami Yesu, ndagushimiye cyane, ngushimiye uyu muntu uzamuye ikiganza. Uwiteka Mana ishobora byose, ndakwinginze, haleluya, umugirire neza. Amaze iminsi mu rugamba, Satani aramurwanije cyane, ariko Uwiteka Mana nuze umuneshereze. Uru rugamba urushireho iherezo, kandi umutsindire ikibi, umwambike ubwiza bwawe. Uwiteka Mana ishobora byose, umukure mu gitabo cy'abarimbuka, umwandike mu gitabo cyawe cyera cy'ubugingo. Uhereye none aha ngaha ajya gukorera, ajye akukunda, ajya kwikomezaho. Oh haleluya. Nawe uzamugirira neza, uzamurwanirira, uzamubera ingabo umukingira. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu. Amen.